afite n'ikico ingaruka nyinshi mu gufata abamarene babana en plus umugabo n'umugore badahuje icya gatatu batanaturanye batanaziranye ugasanga ari ibintu bigenda bibyara none icyo nicyo gitera ingo gusenyuka no kugira ibibazo bitandukanye. Ikibazo giterwa n'ibintu byinshi ariko muri kimwe cyo kebura ibibazo nacyo kirimo. Donc marene na pare nabo bafite uruhare mu gukemura ibibazo kuko nabo bafite pare yabo nini kuko nizo niba baparticipe mu bukwe kandi bo baziranye n'izo nshuti zo hagufi. Donc niba ikibazo kibaye badashizemo contribution yabo ngo bakore intervention nabo ndabashije ko hari uruhare bafite mu kudashikira bari abantu. Kuri ubu rero ndasaba nifuza ko abapasiteri n'imiryango bakwicara bakareba tutaturebera ikintu mubizi tuvuge ati ibibazo kugenda biba no kubera iki hari. Yes, reka tubasuhuze bakunzi bacu aho muherereye hatandukanye ku migabane y'isi, cyane hano mu mugabane wacu wa Afurika abumva ururimi rwacu dukoresha rw'ikinyamurenge turabasuje cyane tubifuriza ibihe byiza no gukomeza kugubwa neza mu byo murimo bitandukanye. N'abari mu bihe bibi bitameze neza icyo twababwira ni ukwihangana niko biba bimeze mu isi, none biza bimera neza ejo bigahinduka. Rero uyu munsi twongeye twagarutse nk'ibisanzwe bakunzi bacu mudasiba kubana natwe kutwereka urukundo. Twongeye twaje turi kumwe na chairman kandi niwe tugiye kuba tuganira, ariko nanone ni byiza iyo tugiye gutangira ikiganiro cacu umuntu akivuga abazodukurikira batakuzi bakamenya ngo ese uyu muntu ninde. Rero kaze hano kuri YouTube channel kugira ngo tubashe kuganira byinshi waduteguriye ku munsi wa none. Murakoze cyane. Kaze kuri Bonjour Mirembe TV. Nitwa Munyantore CEO wa Bonjour Mirembe TV, creator. Ngaba ko ariyo televiziyo ya mbere y'umunyamurenge yabayeho. Icyo ngizamwe mu kubivuga ariko hari umunsi nzabigaragaza ibimenyetso. Murakoze cyane kuko mwadutekereje kandi tugiye kuganira kuko babivuze abadukurikira ngo tuganire twungurane ibitekerezo. Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe kuba ufashe umwanya kugira ngo tubane. Namwe bakunzi bacu mudukurikira muri ahatandukanye muze mubane natwe mu kiganiro cacu cy'uyu munsi. Rero chairman, tuba dufite ibibazo byinshi tuba tugenda twibaza umunsi ku wundi, ariko muri ibyo bibazo byose twibaza uyu munsi turagira ngo tuganire ku kantu runaka niko twateguye. Dukeneye ko tuganira duhana n'ibitekerezo duhana umuco ku boba bafite ikibazo bene ico ngico ahari wenda hari ibyo bokungukamo hari ico bofatamo kikabagirira umumaro. Rero hari ibibazo bigenda bivuka umunsi ku wundi cyane cyane mu ngo z'iki gihe couples z'ubu ngubu nshasha ugasanga babana amezi angahe umwaka bagatandukana, abandi hakaza izindi bifu zitandukanye nizo tugira ngo uyu munsi tuganire. Iyo umuntu agiye gukora ubukwe yitabaza abantu benshi batandukanye, ariko turagira ngo tuvuge ku kamaro ka pare na marene b'abageni b'umugeni n'umukwe. Urakoze cyane. Niko tugira ngo tuganire uduha umuco. Ese akamaro kabo ni akahe? Icyo bafasha bano bageni niki? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Urabona ibibazo bivuka buri munsi kandi nta kibazo kivuka si cyane. Ikibazo kubaho nta kindi cyabayeho gisa naco kuko baraba ngo nta cyabayeho kitabayeho cyangwa nta gihari, ariko ibibazo bihoraho kandi nta biraba. Umuntu n'ibibazo baravukana, donc bazaba ngo omega ari problème. Nuvuga ngo umuntu uri ikibazo kuko ikibazo ntikibaho kiba ku bantu, ariko warubaje neza ati se kubera ikigo z'ubu
usanga amezi 5 ukwezi akaba habaye intambara bakaba batandukanye. Izo ni abantu bava mu ngo za kera, n'ingo za kera zagiraga ibibazo, nta rugo rutagira ibibazo byahozeho. Ariko reka nsubize cyane kuri iki kibazo cya pare. ese tukiri kuri icyo ngicyo nanone uvuze icyo bidutera kwibaza iki kibazo. Ese byibura na kera ndumva ko izo ka ntabwo zari nyinshi ariko zigeze nko kubaho, zabayeho. Divorce se? Yes. Bagize bahukana. Divorce ni ikizungu. Umugore yageze agera igihe byanze akahukana cyangwa umugabo akamwirukana kubera intambara, ariko byahoragaho n'ubu birahari. Ariko ushatse kukubwira iterambere bazanye bo bita abakera bagize bashaka badafite mu bapara n'amarembo. Pare harimo ijambo ubundi ibi byazanywe n'abaturika, sinzi ko banumva neza. Kanisa rya gaturika, eglise katolike, nibo bazanye umuntu aje kubatizwa, bakazana umubyeyi ndetse bagazakoresha ijambo ngo ni godfather, donc ni kasemana, akaba kase mu buryo two kwita bwa gikristo. Umwana aje kubatizwa akaza umugabo n'umugore bakamubyara muri gatisi, bakamurera mu nzira cyangwa mu rugenzi rwa gikristo. Urumva neza? None iminsi maze kuza imbere bumva kuko no mu bukwe haba iryo jambo bakoresha pare marene. Abo bantu se bigenda gute? None amakanisa ya gipentekoste cyangwa amakanisa afite utaratibu n'uvuga iri hejuru, hari critère, hari ikigenderero. Baza basaba ko umuntu aba amaze imyaka 10 cyangwa nibura imyaka 8 mu ashatse, yarakoze ubukwe imyaka 5, 6, 7, 8. Yamara wa wundi niwe mu ikanisa bafata akaba pare barogiye gushaka, kuko ari umubyeyi deja bafite ikigero cyo kuyorera imyaka 10 de mariage, munsi y'10 abakiri mutoya ntashobora kuba pare cyangwa marene, abakiri hasi. Wa muntu akaza akavuga ati bakaza bati dore hari umwana ugiye gukora ubukwe, akaba ari umuntu bashigikira mu buryo ndetse bw'ubushobozi, akavuga ati abana bagiye gushaka jewe zabagurira, akabaha kinka basi tuvuge ku rugero, akabaha umutungo twuva ngo kinka kwira ngo bakore ubukwe. Ntabwo ari bo bamuha, kurumva, akabafashta akabunganira. Cyo cyambere barangiza akaba ari we uba organisateur muri komite y'ufite ijambo, bagategura ubukwe. Yarangiza niwe ufata, wenda risize ko rifite ikaramu, niwe usinya, nta kibazo, niwe usinya. Bafata kurya bibonye, barasinya kuri certificat de mariage, bagasinya kuri iyo mu ikanisa, iyo muri leta, kabatemwe kabahamye bavuga ko aba bantu bakoze ubukwe. Zarangira urugo rugatangira. Icyambere nibo bajanama babo bahagufi, bamara kugira ngo bakaza kubareba, mwatangiye ubuzima, bakabana nabo. Nibo bajanama, nibo babwira ibanga ryabo rya mbere mbere uko bababwira seragera, akaba aribo baba abagishwa nabo, kuko nibo banyamabanga yabo, nibo bazi amakuru yabo, nibo bagomba kubakurikira uko bukeye uko bwije. Usibye kuba ufite imyaka 10 irenga wubatse, hari indi kiritere ushobora kuvuga ngo niyi igendegwaho kuvuga ngo umuntu abe pare cyangwa marene? Waruvuze indi. Hariho kiritere ya mbere kuba ari inyangamugayo, azwi mu muhanda. Naringize ngo baheze kiriteri ziba zikenewe kugira ngo umuntu bamutore abe pare cyangwa abe marene. No kubwira kiritere kazi 5 ku bugufi. Icyambere kuba ari inyangamugayo, azwi mu muhanda ko ari inyangamugayo. 2
kuba azwi ko abana neza n'umugore we kuko agiye kubigisha uko abayeho. Gatatu, kuba afite ubushobozi atari wawe udutegereza ko abagera ibyo kurya bahawe n'amakado ngo ashike yikorera nawe asakume nawe ahabwe. Urumva kuba ashobora aho gushobora kuba finance abe bayeri. Urumva icya gatatu, kuba ari umugumyabanga, umugabo ubwirwa amakuru akagenda akayazika. Uraruva icya kane, kuba ari umuntu w'impuhwe, impuhwe compassion, afite n'ubwenge mu buryo amenya gukemura ikibazo bidateje amakimbirane. Uwo nguwo rero abazwe mu gihe barabivuze barabaturiya uriya wariba n'amakaro. Urumva uriya ariba na za mperope kuko baba bamuzi. Wa muntu rero icyo nagiye kuvuga cya gihe babyaye aba mu wa mbere yo kujya kumuhemba, akagenda akareba ko babyaye, akabaha felicitation, agatangira akigisha umugore kurera uruhinja. Subiye inyuma ndetse abigisha kurera inda, indagira izirerwa, ukuntu barera inda, akabwira umugore afite inda sawa. Ubwo ni kuri side ya marene cyane, akigisha wa mukobwa kurera inda. Arabagira ikibazo bakarwara, bikagenda gute, yamujyana kilinike, n'ubwo aje n'umugabo bagenda ariko nabo bagomba kuba hari, bakabana, akareba inda, umwana akavuka, akamwigisha kurera umwana, akigisha konsa umwana, akamwigisha byose. Donc ni umwarimu wawe. Atuka kicara nivuze mu bijyanye n'umwarimu, donc niwe mwarimu wiwe. Umujyanama ugushigikira mu buryo buri economique ndetse n'uburyo buri psychologique. Akamugira inama, baba bagize ikibazo, baba bakoroganye, bakamuhamagara akaza no gukemura impaka muri rwa rugo mbere y'uko bisha kuri YouTube. Bare bagomba kuba bahageze. Sinzi ko nari gusubisha. Ntabyumvishije, ndatekereza ko n'abadukurikiye babyumvishije. Ni ukuvuga ngo rero bamara kuzamuka rwa rukundo rw'ubusherishe n'ubusa n'urumaze kugabanuka, akigisha umugore gukunda umugabo, n'umugabo akigisha umugore wiwe n'umuhungu wiwe ukuntu yita ku mugore we, donc bakabana. Rero ibibazo bimwe dufite ba pare n'amarere babifite mu Rwanda kubera ko badakora akazi kabo neza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, reka guheza urugero, hari n'abafata couple zitandukanye, umugabo akaba ari umugabo uri umugore wundi, bagahura n'umugore wundi bakaja kuba SK, umwana yogera ibyo batandukanye. Biremewe? Tibyemewe. Ni amakosa akomeye cyane. Okay. Rero izo nizo mpamvu kizo ngorane warubajije. Icya mbere ni ugufata itekerezo umuntu uzuba marene atarabyara akiri umugeni, amezi 4-5 akoze ubukwe abiri ngo kera yahuze yakoranye ubukwe akiyambaye akayikoresha ari marene. Sibyo? Tekereza uwo muntu agiye gukora iki? Azi responsibility ntacyo, hari icyo agiye kwigisha. Akaba ndetse wa mukobwa yakubereye marene akaba ubwo abyara mbere ye, azamwigisha kurera umwana. Kuvuga impamvu nishe bamwe, reka mvuge naje nawe tubifitemo uruhare kuko tiduhitamo abazaba ba marene na pare bakwije kriteri izo n'ibikwiye. Sinzi ko nari gusubira ku kibazo wabajije. Donc ibi ngaruka nishi abantu bapfa guhitamo gusa bagakora ibintu bisa nkaho ari no gukina, ariko iby'abana dushimishe imihango irangire batazi ko ari umugenzi ukomeye, bamara kugera iriya byasakuza abantu bakita amashe mu yandi. Ese ububayeho ibwo budafite pare na marene hari icyo byo kwica? Bwabayeho ariko kurya baba bafite abakurikirana. Kuko umusore bafite mugenzi w'inshuti yahamagara ko atiwe nashatse ga wa mugeni uba waje ko yagiye muri biriye wenda adafite umuntu w'inshuti bikamugora. Niyo mpamvu uriya marene kuko batuye harya n'ubu inshuti we yo hagufi akaba ari no mwigisha isoko rihariya amwereka ibintu byinshi cyane bitandukanye.
afite n'ikico ingaruka nyinshi mu gufata abamarene b'abana ampurisi umugabo n'umugore badahuje, icya gatatu batanaturanye batanaziranye, ugasanga ari ibintu bigenda bibyara none ibibazo. icyo nicyo kiba gitera ingo gusenyuka no kugira ibibazo bitandukanye. Ikibazo giterwa n'ibintu byinshi, ariko muri kimwe cyokemura ibibazo nacyo kirimo. Donc marene na pare nabo bafite uruhare mu gukemura ibibazo, kuko nabo bafite pare yabo nini, kuko nizo niba baparticipe mu bukwe kandi bo baziranye n'izo nshuti zo hagufi. Donc niba ikibazo kibaye badashizemo contribution yabo ngo bakore intervention, nabo ndabashinja ko hari uruhare bafite mu kudashigikira bariya bantu. Kuri ubwo rero ndasaba nifuza ko abapasiteri n'imiryango bakwicara bakareba, turebera ikintu bumeze, tuvuge ati ibibazo kugenda biba ni ukubera iki. Hari n'igihe aba ari ubwana, abageni, aba ari umukobwa bari mutoya cyangwa umuhungu yaboneye rero akaba yasakuje yabuze uwo aririra yizeye, ariko iyo bibaye akamubwira ati ceceka, ikintu kigenda gutya, we wa muhungu we sigaho, kora gutya na gutya, ugasanga ibibazo biri uko biragenda bikemukira iyo ngiyo, ikibazo kikaba ukabona ngo muburana ku bantu ko baratembera ukagira ngo ni amahoro, ariko bikabanza bikaka bikazima, uko ni ku muryango wubakwa. Donc n'isi yose, n'isi n'ubuzima, haba n'ibihugu, nta gihugu kitagira intambara, ariko baza bakemura ibibazo mu buryo bwiza bufite ubutaratibu, bw'ikinyabupfura n'ibanga, ugasanga abantu barakomeza. Kuko ntiwubwira ngo umuntu wese akavuga ngo je wanje ngo uri gutya abakoresha, mubana aho mufite ubushobozi, muba mufite ikibatunze, ariko bwacu impamvu ikavuka, umwe akarwara, umwana akavugira gute, abavandimwe bakubera, ntabwo ibibazo byobura mu by'ukuri ahantu hari abantu, ariko uburyo abantu bakemura ikibazo niba hagaragaza ubuhanga n'ubwenge, kuko ukemuza ikibazo kiraza, ariko uburyo bagikemuye ugasanga abandi baragushima bati wala uriya muntu w'umugabo. Kuri ubwo rero jewe nsa n'urangiza ba marene na pare bakora akazi kabo neza, kandi abantu bahitemo ba marene bakuze, bafite ubushobozi, bakuze, kugira ngo babashe kuzaza bafasha cyangwa gushikira indoba muri uru rugezi. Ni iki ushobora kubwira abapasitori bashingira abageni muri ubwo buryo bafite ba pare nabo bakija mu ngo ubwo ngubwo? Urabona abapasiteri nibo bagira uruhare, ariko ubundi uko bari mu miryango, hari igihe abageni bakora decision ukananirwa kubumvisa, ariko hari ababishobora, si bose, hari abashyizeho itegeko bakabisaba kandi bagasaba n'imyaka, hari ababikora ni bakeya, ariko hari abo bikunda kumva, kuko wenda n'abandi nabo wenda kuko abantu bagenda babyumva, tubona n'ingaruka, wenda bigakunda kugira ngo tuzagire sosiyete ikomeye kandi ibasha gukemura ibibazo. Yes, turagira ngo utubwire ikintu kimwe kuri aba bantu baba bafite ibyo bibazo, ubabwire ikintu kimwe cyangwa ijambo rimwe ushobora kubabwira kuri uyu munsi wa none bishobora kubafasha. Nagushimiye. Twese turi abantu, ibihugu bigira inshuti, abakomeye bakagira inshuti, abo uzabona abajana ba perezida muri ekonomi, muri ubu ikintu je naze kubona, nta umutwe umwe uza bigira gusa muri sosiyete, abantu bose si babi, aho utuye hari inshuti, inshuti yo kwizera, ushobora guhamagara mukicara ahantu mukaganira, bamara kuganira uko bati hari ikintu kitagenda n'iki akabafasha. Donc cyo bita beta, umuntu ushobora kugufasha akagushigikira, akakugira inama. Na kera je ndagweza urugero, hano hari umugore wagumye kujana umwana mu bitaro, turamureba ngo tumare, umubyeyi we usaba umukecuru aramubwira ati uyu mwana, abaza umugore ati se uyu mwana uzumugaburira gute, uyu mwana azanywa amazi, uyu mwana uzumugaburira gutyo, bene uko nguko usanga wa mubyeyi numva mugiriye inama ku kazi aho narindi, kandi bari abanyakenya, numva mugiriye inama aramubwira ati wewe kundeba uyu mwana wawe ntarwaye ahubwo ntazarya,
kuri ubu rero mubwiye uyu mwana arizana udatse ko ufite ubushobozi bamukurikirana neza asanga ni aba bakire bagenda bakaja mu kazi bagasigira ababoyi abana saba ikonje ugaburira umwana wawe ukwezi mu by'ukuri umubyeyi yaje gusanga yarambwiye ati yaje gusanga ari bwake kandi atabuze ubushobozi ariko ari kutamenya ibyo ari byo ariko umukecuru aramubwira inama aramubwira ati umwana wawe yarwaye bwake ntaharya ntahaga ntagira muke urumva ko abantu bakuru bafite inararibonye kuri ubwo rero hari ibibazo bimwe bisaba ko twegera abantu bakakubwira inama ugasanga ibyo mupfa ni ibintu by'abana ugasanga ibibazo birakemutse ariko mu by'ukuri mu buzima bwose bubaho ku isi ukagira umujyanama ukagira umuntu ugisha inama ukagira ukabaza kandi bikagufasha kuri ubwo rero tugerageze twege kuza twihererana bishobora kwihererana ikibazo kikaguturuka kandi abantu bakazakurenganya kuri ubwo rero inshuti yanjye kuri icyo kibazo cya pari na marene cyangwa n'ibibazo abantu bahura nabyo rimwe na rimwe bisaba kugisha inama kandi birafasha. Yes, reka tugushimire tunaha Pole abantu bafite ibyo bibazo ariko ibisubizo bimwe na bimwe boba bibaza ibisubizo byabyo biri umungumwe. Uwo mvuga ngo uzaba mu buzima butagira ibibazo nta buzima butagira intambara. Ubuzima butagira intambara ntabwo bubaho ntabwo bubona n'ijuru. Ubuzima doke ubuzima ni intambara kandi nazo zikomeza umuntu nazo zirema abagabo nizo zirema intwari nizo zirema abanyabwenge. Kuri ubwo rero rimwe na rimwe uvuze ngo waba wutya gusa mu buzima bwize nta n'icyo ugeraho uzamara wowe n'ikibazo cya ekonomi ucuruze niba uca uhombe niba uca inzu ufate kiredi ya banki unanirwe kuyishura wamwe ngo ibibazo ni inevitable ariko uzegera n'umuntu akubwira ati nanjye byambayeho nakoze ibi n'ibi ikibazo umuntu kivuyeho si intambara se bose bamwe reba Amerika bamwe mu Amerika nta ntambara ifite abashinwa n'abarusiya ifite ikibazo cya competition za marishe no kwisanze bose ko bamubwira ngo bo bamerewe neza n'abandi ariko ibintu bagerageza kubaransa kandi ukabishakira umuti kandi bigakunda. Kuri ubwo rero turabashimiye abatarakora subscribe mukore kugira ngo tuzadukomeza tubane nakagaruka. Yes, reka tubashimire bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku wundi ibiganiro byacu n'ibya buri munsi. Dushimira nawe witabye kugira ngo ubwire abantu inama nziza nk'iyi ngiyi. Turagushimiye cyane naho ubutaha. Ciao.